Oh amen. Amen. Mwakoze kuba mwaje mu materaniro mwabashije kuhagera. Ni byiza bitage mwakoze. Imana izaba umugisha cyane rwose. Amen. 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 Imana izaba umugisha. Oh haleluya. Amen. Imana izaba umugisha. Haleluya. Amen. Oh mushimira. Oh amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Imana izaba umugisha kuri umurimo wayo dukora. Imana izaba umugisha cyane rwose. Oh amen. 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 Sha nukuri mwakoze kubwitage bwanyu mwatanze tukatugwaza bitanze cyane rwose. Bitanze. Amen apasi. Ngira ngo nimba twitwaye kwa ijambo pastor mukuru akagira icyo tugezaho. Amen. 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 Haleluya cyane. Amen. Amen. Vena. Amen. Haleluya. Amen. Vena. Amen. Bani shimwe cyane. Yesu kwitabira kuri baje. Bani shimwe. Amen. Amen. Uraho. Mukomere cyane. Mukomere cyane. Numvise amajwi yanyu. Muri kwirangira. Murawuceka sha. Murawuceka. Noneho. Kubera Imana. Mwanyihanganira ndatinda. Nene mushitabi. Nyine. Amen. Ari mujikote ndabyandika. Amen. Amen. Noneho imushi tugiye kwiga uburyo Imana rikomeye. Imana aravuga ngo mujani byo kujya mundu yanjye ubiko bwanjye ntube mubusha. Amen. Amen. Oh haleluya. Amen. Indu y'Imana ntabikuye kuba umushaka. Ure bicyo kujya. Kandi ariko abakozi b'Imana. Haleluya. Amen. Ariko muri kubyumva. Ndagira ngo ndabizi ubushake bwitanga ntabwo ari bishyashya kuri mwebwe. Niyo mpamvu ubu Imana igenda ibaha imigisha ikabaha unagaho imigisha myinshi. Ndagira ngo haleluya. Ndagira ngo iri umuhungu wanjye mwari mujya gushi. Oya umudiyakoni. Umudiyakoni. Boneranda. Agenda ajana agasheke. Agasheke. Reka ntazane mushobora mituro byishimwe. Imana ibagufasha. Ugashanga Imana turabye nabi. Ukadushinja uburangare. Ntabwo bikwiye kubaho rero. Oya ni bibazo. Uriya naje mbabwire. Kuba njyewe ndi bushumba naciye mu bibazo byinshi. Ndabyibuka bigeze kunanira umushaji. Umushengere. Umushengere. Mbona hari abantu benshi mujyana mu cyumba. Nabwo ngo batahe. Ndamushengera icyokera kiba cyinshi. Mukuramo agashati. Haleluya. Ndashenga icyokera gikomeje kwiyongera. Mbona nta kundi byagenda mukuramo ijipo. Haleluya. Ibyo nababwiraga twahuye n'ibigeragezo byinshi. Uko umuntu amushengera bajya kumukuramo ijipo. Byakurikiye muri abo mwabyumva. None temushi ariko mukate. Haleluya. Imana igira neza. Iguha imbaraga. Noneho nagira ngo naho nakwicara hafi. Kiraga hece. Ndaka nakazanye mushobora. Uri waje cyafite ashiramo. Icyo afite. Imitima yanjye ije kurikira imbere y'Imana. Izabaha imigisha yikubye byinshi kugira ngo nubwo Imana ukomeje gutera imbere. Kandi buriya umuntu udatanga nta n'ikintu abona. Haleluya. Ndagira ngo dirije wacu ashyiraho akaririmbo dutura. Kandi kirashyira kuja imbere y'Imana imbokoboko. Ntabwo ari gutanga byinshi azongererwa. Kandi byinshi kurusha abandi azongererwa. Imana ishimwe. Shira akaririmbo. Shira akaririmbo dirije. Tuzabana n'abana.
ihangane waguruke. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muhaguruke abakozi b'Imana, muhaguruke. Abakozi bamufite ikihe kibazo? Ego pasiteri. Maze iminsi ndwaye nta byo kurya mbona none. Bano kwihangana Imana izabiguhakira. Nta kibazo ariko ntacyo ubaye ariko narebaga. No kwihangana. Bose hariya uburuhuka. Amen. Haleluya. Amen. Imana izabamugisha cyane rwose. Nuraba yitanze akavuga ati mu nzu y'Imana akavuga kujya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Waruguye hasi. Oya, nushaka kubita nabo cyagira kigeze hasi. Wakubita umutwe hasi. Wakubita umutwe hasi, bakuba watuye. Imana igumugisha. Imana igukubira haleluya. Imana igukubira. Icyo kugira Imana ijyaje bitura. Imana izabitura. Kumugunda ntugire ikibazo. Kandi garashoje yaravuze ngo Imana ijyaje ibijyo. Imana izamuye ibijyo. Kwambika. Ushaka ririmbo naje ngiye. Nta kibazo. Ngiye kunyara naje. Amen. Sisi umutekano. Nawe binaje. Wanza zakikubaza. Amen. Shaka ririmbo. Nishimiye ko Data watese. Nari nkubwa. Ariko impano igitangaje. Ufite ubonye ibyo kurya, ibitoki, imyenda, inkweto. Muri kugwa hasi mushake mushaturike. Bajya nishobere. Subire gupagasha. Ako pasiteri. Nagushakaga. Hari ikintu nshaka ko tuganira. Tuganira? Niki? Nyine urabona ko hari mu rusengero ibintu bitameze neza. Habushikisha abantu batuye, abantu baririmbye. Habushikisha izina rya Yesu ngo tubikureho. Wabonye se ko hari umukene nyine utabasha kubona icyo kurya. Nta kuntu twamufasha akajya abona icyo kurya. Najya aza mu rusengero yitura hasi. Agira ngo bigende bite? Nagira ngo tumufashe wenda nka kariya gatoki twatuye. Ayo witwariye? Ndakwihanangirije. Ariko pasiteri. Ibintu byo mu nzu y'Imana bari iby'Imana. Ariko n'abantu babizanye. N'abantu b'Imana babizanye tugomba kubibafasha. Ziba. None Imana ijanye biriya bintu yabuje ibindi muhasha. Yavuje ngo si? Yabibuze. Utajagandisha abandi bakirisha tu. Ndakwiye. Pasiteri. Ziba. Nabo pasiteri. Tashinga ndakwiye ziba. Bari gushanya umurimo w'Imana. Umukomvu. Yuje abadayimoni gushanya. Turamuca. Ubasha mpamvu n'Imana. Genda muce mwitorero. Tumuce. Bashimu basha. Niko, taradukorashije ndaje. Ndaje ncoba.
tukavana ku mugati ntabwo nabyemera nishinja bigoye ariko pasiteri kandi urongera unkurikiye nyine nagiraga ngo twumvikane nabikoze ntabizi ntabwo nari nzi ko ari ikosa kuvuga ziri ntabwo wari ubizi ntabwo nari mbizi iri ni ikosa rikomeye shoni ubwo nyine gira hino ubabwire nkanjye nka pasiteri kugira ngo Imana ikubabarire ndashaka yuko tujyamana kugira ngo Imana ikubabarire ese abantu bose babarirana baryamanye icyo ni ikirungu cenga pasiteri ahubwo reka nje mu makabisho toneje ese pasiteri oya umva nyine uko ndi kubyumva ndi kugira ngo mbabarire nyine tudasomanye nyine ugomba kunsoma oya ntabwo nasomana nawe ntabwo nasomana nawe ntabwo nasomana nawe ntabwo pasiteri ntabwo Imana yakubabarira oya nishaka nimbabarira oya nishaka nimbabarira ntabwo Imana yakubabarira ndakora pasiteri pasiteri ndekura ntagushaka imbabarira nushaka nimbabarira ababarira bari gusomana ntagushaka imbabarira ndigendeye wayumva uretse ntagushaka cyane imbabarira imbabazi ntabwo ari zo mu gusomana kare gende uje kunshinga untera umwako ushinjura ziba genda nta n'umupasiteri ukurimo abadayimoni bamunangiye umutima yaje kwihana yabanemukiye noneho byeruye abwira mu itorero yewe amasha itorero ryanjye itorero ry'Imana kijya kubuyanga tumuje gende niba nawe ushyigikiye nakore ku wundi wambaye nk'umure uwo ari we amena wambaye nk'umure niko namwe ngo mutuwe musohoke mugende wambaye ku uwo ari we rero bakristo dufatanyije kuva mu ikanisa yacu mukavuga ntashone papa arakwereka cyane nabirose ngajya mbibona twava no kurefeta muri isi nkabibona ubona iki kugikanura wibeshe ngavuga ati nikiraranga ariko ndabibonye wasanga namuteretse oya mureke twumvikane mureke kibwajagura kitubuke nibijyane bivuga Yesu ashimwe nanjye nitwa Jean Claude nayibonaga mukanya umuntu akubise umuzutu hasi ariko ahita nshaka kubereka mukanya ngiye kubwiherero amen akibintu ngo cyakoze ngiye kubwiherero ndi mu gihe gikingo suwe kubitwe ndimo mumfashe mu ndebe hanye ka pasiteri kugira ngo Imana ikubabarire shaka yuko tujyamana Ese bingibi ni pasiteri ubikoze Papa